mbere ya Kabando, akabando. Ya, murakoze cyane mukomeze kudukurikira kuri Kam Media Production. Oh yes, reka twongeye tubasuze bakunzi ba Kam Media Production. Tunashimira wewe wakanze subscribe, nanashishikariza utarayikanda gukanda subscribe kuri Kam Media Production. Mbibutsa ko iyi ni yacu no ibagezaho inzenya zitandukanye. Uyu munsi twahinduye uburyo tuzajya tunabagezaho ibyegeranyo bitandukanye by'ibyamamare. Wewe icyo usabwa akanda subscribe, unadusharingiye kugira ngo ibi byiza nawe ujye basha kukugera. Oh yes, reka twongeye tubasuze bakunzi ba channel yacu yitwa Kam Media Production. Ni ya channel ibagezaho ibyegeranyo bigiye bitandukanye by'umwihariko iby'abastari. Uyu munsi twasuye umustari ukomeye cyane njyanga benshi bakomeje kugenda bankumangira bambwira iti TIG watuzaniye umustari witwa Akabando. Ko twumva indirimbo yiwe ibica bigacika ariko tukaba tutamuzi mu buryo bw'amashusho tukaba dukeneye kumureba. Nibyo koko uyu munsi naje kuba musura namugezeho gatanuko kandi mu mudugudu w'icyitegererezo Akabando amakuru. Murakoze cyane aka Akabando Esperance zabayo. Murakoze kudusura rero mu cyitegererezo nta kibazo. Nanjye rero niteguye kubakira tukaganira. Yes, ese Akabando mu by'ukuri ndirimbo warayikoze iryohera abantu ntabwo watangiye dukubita akapera kayo kugira ngo n'abantu dukuke bishime. Murakoze. Kagame Paul wa mbere ya Kabando, ibikorwa byawe bya mbere ya Kabando, Akabando. Ya, murakoze cyane. Mwamwumvise ngiranga benshi batangiye kunkomangira ngo Akabando mu majwi mwamwumvise. Akabando mu by'ukuri turaza kujya mu kiganiro kiri deeply cyane ku ndirimbo wakoze Akabando yo kundanya ngo tubanze tugane mu by'ukuri. Ese Akabando mbere kuko era ndimba Akabando ubundi ubusanzwe wari umuhanzi. Murakoze, impano y'ubuhanzi nayitangiye niga mu wa 3 primaire. Ariko ndakeka ko indirimbo Akabando yaje itwika inkoni hirige niko abanyarwanda bavuga. Ubundi kare kose naratwikaga ndi umwana. Ese mu by'ukuri bitarakora indirimbo Akabando indirimbo zitandukanye waba warakoze mbere y'uko Akabando? Yego, ndayifite umwe n'ubwiyunge. Kurinda abana ihohoterwa ribakorerwa. Zirahari nyinshi cyane. Muri izo ndirimbo waba ufite wakoze mbere y'uko Akabando nta nimwe waturimba kugira ngo twumve? Haguruka twite kuri uwo mwana, erega uwo mwana na wakwiri ijambo, mu byemezi ibyo ari byo byose afatirwa, erega uwo mwana niwe nkingi y'u Rwanda. Yes, mwamwumvise na Akabando kabisa ni umukobwa uzi kuririmba bya hatari sibyo? Abantu benshi bagenda babitubwa muri comment. Ese Akabando mu by'ukuri wakomeje kugenda ukora umuziki nta muntu waguteraga ingabo mu bitugu wenda akubwira ko wakomeza gukora umuziki akakuvuga ko wareka gukora umuziki? Birumvikana nakomeje gukora ngiye nyine nshinga amakarabu hirya no hino ariko nta wigeze anteringa mu bitugu. Ariko ubwo mbona ko hari icyabaye kandi ndi kumwe na leta y'ubumwe wenda bizashoboka. Ese Akabando mu by'ukuri tuse tujya kugikorwa nyirizina cy'indirimbo wakoze Akabando iriya ndirimbo wayitekereje hute mu by'ukuri kugira ngo yandike uyita Akabando? Murakoze, ni byinshi leta y'ubumwe yagiye ikora igafasha imfubyi n'abapfakazi ndumwe muri abo ngabo mu mfubyi. Ibyo rero leta y'ubumwe yakoze ni byinshi, niyo mpamvu nifuje kuvuga ngo Akabando kuko nashoje mvuga ngo ibikorwa byawe byambereye Akabando. Ibyo bikorwa rero nararebye nsanga nanjye nabyibonyemo. Muri ibyo bikorwa rero mbese nabuze icyo natura leta y'ubumwe nyitura inganzo. Murakoze cyane. Ese umaze kuyitura inganzo iriya ndirimbo Akabando warayikoze byanga byakunda ari naho wagiye uyiperforminga birashoboka ko wayiperforminze? Ese Akabando ni barano wayiperforminze niwe wayiperforminze ukumva urishimye mu buzima? Ahantu hambere nayiperforminze nkumva ndanyuzwe ni iwacu mu Bugesera Imayange. Mu murenge wa Mayange kuko niho umusaza yari yadusanze. Ntabwo navuga ko nahandi nishimye ariko ibyishimo bya mbere nuko rero nayiperforminze agahita yifuza gutwara CD yo ndirimbo.
ese mu by'ukuri Akabando umaze kumva ko umusaza yishimiye iriya ndirimbo Akabando wabyakiriye ute muri wowe? Narishimye cyane ku buryo nawe byamurenza akantura kuba mu cyitegerereza. Urumva ko twese ku mpande zombi bimeze fresh. Ese ni igiki mu by'ukuri wabonye kidasanzwe nyuma yuko ukoze iriya ndirimbo Akabando utari ufite? Ibyo nabonye nyuma yo gukora iyi ndirimbo ni byinshi, kuko hari ukuntu twagendaga tukabona support, byampaye kuba nariteje imbere ku buryo bw'umutungo utimukanwa. Ni byinshi cyane, mbese sinabona uko mbivuga. Sinabura umwenda wo kwambara, sinabura amazi yo kunywa, sinabura icyo ngabura umuryango kubera Akabando. Mu by'ukuri Akabando muramwumva, mu by'ukuri yarimbye indirimbo y'Akabando. Ese Akabando mu by'ukuri ko wakoze indirimbo ivuga kuri leta yacu, ese indirimbo zisanzwe ntabwo ushobora kuba wazikora wenda? Indirimbo zisanzwe nazikora, ariko mba nyine wigeze kumbaza ku bijyanye no kunteringa mu bitugu. Indirimbo nyinshi ndazifite, mfite indirimbo 32 ziri mu ikaye zibumbiyemo gutyo gusa, ariko kubera kubura support urumva nyine ziryamyemo gutyo, ntabwo njya mbona ubushobozi bwo kuzishyira hanze. Ese mu by'ukuri uramutse ubonye ubushobozi bwo gushyira izo ndirimbo zawe hanze, nko mu Rwanda hari abahanzi bagiye batandukanye, ba King James, ba Knowless, ese ubundi mu Rwanda ufana uyu muhanzi mu by'ukuri? Mu Rwanda abahanzi nicaranye nabo ni benshi, ngewe bose ndabakunda, ariko cyane nkunda umuhanzikazi Knowless. Mu by'ukuri uramutse ubonye ubushobozi wakwana indirimbo na Knowless? Bikaze cyane twatwiga. Okay, mu by'ukuri Knowless nawe ashobora kuzabibona akaba yakuvugisha mukanaganira, byashoboka kuko nta kidashobokera abantu, birashoboka. Ese Akabando mu by'ukuri nyuma yuko ukoze iriya ndirimbo Akabando yakugejeje kuri byinshi abantu bagiye babibona, ubu uri guteganya iki mu bijyanye n'umuziki wawe? Mbako bijyanye n'imiziki, umuziki ndi kongera nkategura, ubu ntabwo byamutungura nawe anyegere uriya musaza nkaba namukubitira kapera muri 2024. Ubu nararangije, mbese uwantegura wese cyakantungura nahita mukubitiraho nyine nta bintu byinshi. Ese Akabando ko ari abantu benshi baba bifuza kukubona mu by'ukuri mu buryo wenda bwa telefone, birashoboka ko wababwira nk'ahantu baza gukura kugira ngo wenda babashe kukubona? Birashoboka cyane, namba yanjye ya phone. Okay, nta kibazo, yibabwire kugira ngo bazabashe kukubona. Okay, bambonera rero kuri nimero 0788 11 3226. Akabando mu by'ukuri nyuma yuko mwakoze iriya ndirimbo y'Akabando ikagenda igutwikira, hari umuntu wankomangiye ambwira ko ashaka gukora indirimbo nawe. Ese uwo muntu afite amatsiko yo kumumenya? Uwo muntu rwose umva ahubwo yaba yaraje n'aka kanya. Navuganye na King James yarambwira uti TIG ntabwo wamuzana Akabando, byakiriye uti? King James nawe mu kinimba cye rwose arabizi ko dutwika muri Kanyobwe, yarabibonye ko tuyimedita cyane. Byashoboka ko wayikora? Nabanguke kabisa. Okay, urumva ko Kabando amarembo arafunguye mu by'ukuri akaba yabatwikira. Niwe dukomeje kugenda tuganira kuri channel yacu Kami Media Production, inkushishikariza gukanda subscribe kwisha no kugira ngo uzabashe kudukurikira. Ese Akabando mu by'ukuri wakoze indirimbo Akabando, hari undi mugabo wakoze indirimbo yitwa Karame Mwungere, uwo muntu wabamuzi? Ni musaza wanjye mu buryo bwa leta y'ubumwe. Uwo mugabo se mu by'ukuri washaka kumubona yamubona gute? Uwo mugabo nyine iyo adahari mba mpari, ushaka kumubona nanjye namuguhamagarira, naguza nawe cyane ko turi umugozi umwe. Okay, uwo mugabo mu by'ukuri nawe dushobora kuzamukoresha, benshi bagiye bamudusaba, ariko kubera ko mudakunze kuboneka twakoresheje uburyo bushoboka bwose, tuzamushakisha nawe tubone nkuko twakubonye. Mu by'ukuri turacyari kuganira n'Akabando. Akabando twakomeza ku bintu by'inganzo. Mu by'ukuri hari indirimbo ziri kugenda zitegurwa, hari umwana nzi ufite impano yo kuririmba, nawe yambwiye ko ashaka ko mwakorana mu by'ukuri. Ese umuziki ugiye gukomeza ku buryo umuntu wese ku muziki azaba yisanze kuri wowe? Ni karibu rwose, nta kibazo. Kuko nanjye nifuza kwagura inganzo, kandi sinifuza gukora ndi jyenyine. Ese twakora nyine twese. None se Akabando mu by'ukuri ko Akabando iyo ndirimbo wayikoze nyuma yabwo mu busanzwe gukora ibikorwa ki, umuziki usa nkaho wabaye uhagaze, buri gukora iki mu busanzwe? Ubu rero ndi gufatanya n'abatishoboye hara mu giti cy'umuvumu, bacika cumu, abanyarwanda bacitse ku icumu batujwe mu cyitegererezo cyo mu giti cy'umuvumu. Njya nkunda kujya kubafasha cyane ibikorwa bitandukanye, nabo bafite indirimbo y'umwe n'ubwiyunge nabahimbiye. Bikaze rero nyine ahantu hose mba ngenda nyine, mbese niyamamaza nanjye. Ese tugiye mu buryo wenda bw'inshingano, nta nshingano waba wenda warahawe ufite nk'abantu ufite kuyobora? Murakoze cyane, ndi umwe muri komite y'uyu mudugudu w'icyitegererezo mu murenge wa Rweru. Ikindi cya kabiri
mbese ndi umwe mu bahagarariye abamoraliste muri uyu murenge wa Batima wa Rweru akagari ka Batima. Yego. Yes, bigenda bicanganya Rweru Batima ni amazina yagiye yamamara cyane ariko Batima gihe numva yaramamaye kurusha Rweru sinzi niba kubyumva ubu. Birumvikana ko hamanje umuzungu hamanje yubaka hariya hari isoko centre amateka mfite hari isoko ariko ritashimakaje cyane ariko umuzungu hageze bwa mbere ahashyira inyubako siko Batima muri urwo rurimi bisobanura inyubako Batima. Bivuze ngo uwo muzungu niwe waje yandikaho icyo cyapa bahita Batima gutyo hitwa Batima. Abenshi impamya ko bazi Batima kurusha uko bazi Rweru mu by'ukuri. Akabando tugarutse inyuma twati kuvuga ku ndirimbo wakoze bikanatuma uhakura izina. Ese ubundi mu by'ukuri ujya gukora umuziki wumvaga kuzitwa ngwiki? Njyewe njya gukora umuziki ntabwo nanzi ko nzitirirwa iyo ndirimbo. Ariko nabyo byampaye kuba icyo ndicyo ubu ngubu. Ariko njye nanzi ko nzakomezwa nitwa Esperance, sinanzi ko nzitwa Kabando. Ariko iyo ngeze hano muri societe Salama Kabando, Mama Kabando, nitaba nyine kubera ko yes naranyuzwe kandi byaranshimishije kandi kubinyita nabona uko bagize emotion y'ibyishimo. Ese Akabando mu by'ukuri uracyari inkumi cyangwa uri umudamu? Ndi umumama. Uri umumama w'abana babiri. Umwana umwe yitwa ngo iki niba atari bana? Umwana umwe yitwa bajya muhimba kabyiniriro. Umwana wanjye nabyaye nyuma yo kwamamaza umusaza. Nari namuhimbye FPR Marie Bugesera. Cyane ko n'abayobozi bacu ariko bamuhamagara ariko ubundi yitwa Ihimbazwe Rugero Micheline. Afite imyaka ingahe uwo? Afite imyaka 2 n'amezi 5. Urateganya kuzamujyana ku ishuri nka ryabyeranyije? Azajya mu ishuri ry'incuke kuko hano barimo baraduha amashuri mu cyitegereza ziga hafi yanjye. Burase we wumva wamushishikeza kujya mu bijyanye n'umuziki cyangwa wenda azakora ibindi? Oya ahubwo mba mbona bikunze cyane kuko naricira akavuga agaki akayando. Agaki. Ntabwo avuga Akabando avuga akayando. Akavuga akayando ko ni umwana sasa nyine ndagira mumubwira neza. Arakiga kuvuga birumvikana kabisa. Akabando mu by'ukuri tukigana no kuri iyo ndirimbo Akabando wayikoreye muri studio. Ese mu by'ukuri Akabando abahanzi benshi bavuga ko iyo bagiye muri studio bagira ubwoba bwinshi cyane bituye na record producer igiti utabashyira ubundi muri studio tuhinje ubundi byari byifashe bite? Mwinjira kubera ko nandi kumwe na nyobozi urumva nari ndinzwe bikaze. Nari ndinzwe kubwo kubumbatira amateka yacu. Ubwo nyine numvaga ko nyine ari ibintu bisanzwe yego ugeramo ukibaza sano ngeze bimeze bite kuko ntajwi risohoka ntaki nahantu habameze ukuntu nyine ngire ngo urabyumva. Bityo rero nubwo mbere nanjye studio ariko ntabwo byankanze cyane ko nsanzwe n'ubundi ngewe ntagira ibintu byo kwitinya cyane ko ndi umugore wasubijwe ijambo. Ese impamvu udatinya no kubera ko wasubijwe ijambo? Ntabwo bishoboka ko wageze muri studio ngo wumve ko nta nako banaga dufite birashoboka se? Birashoboka. Ntabwo babigeze ugira ugeze muri studio? Ntabwo hari rwose. Abahanzi benshi twaganiriye bagiye bavuga ko rwose iyo bageze muri studio bagira ubwoba. Ese mu by'ukuri uri muri studio ni nk'igiki cyagushimishije? Hari ukuntu producer acuranga ukumva umuziki uragukwega ni iki cyagushimishije? Ikintu cyacimishije nabaye nkimubwira ijwi uko indirimbo igenda numva ritme yayibonye. Urabizi ko kubaza se iyi ritme niyo nakuboneye ahubwo we shyiramo wumve ko bijyana. Ikintu cyacimishije kubera ko nandi kumwe n'abayobozi bakazi baravuze ati rwose indirimbo irabyinitse ati ndakeka nta munyarwanda utazayikunda. Urumva rero iyo bari kugusapotinga gutyo bagushyira ibintu by'ibyishimo nuko. Yes, mu by'ukuri Akabando iyo ndirimbo uburyo yakoze muri studio bakayirecordinga ngira ngo ahantu yageze urahazi. Ese mu by'ukuri ahantu yageze wari witeze ko yahagera cyangwa se wenda we waratunguwe? Gusa nyine umuntu iyo yahimbye ari guhimba ikintu afite icyizere cya confidence. Iyo wifite confidence nicyo kintu cya mbere kinyura umuhanzi. Ikintu rero aho nari nzi ishobora kugera nari nzi ko igomba guhagarara akarere kacu ka Bugesera ariko byaragiye hagarara igihugu cy'u Rwanda. Numva nyine ndishimye cyane bikaze ntabwo nari nzi ko izagera hariya ni Imana yabikoze kugira ngo bigende kuri iyi. Ese Akabando iriya ndirimbo mu by'ukuri izwi ku buryo bwa audio nta video ifite. Ese nukuki idafite video ni wowe bishaka cyangwa se? Ntabwo ari njyewe bishaka kuba idafite video. Mbishaka mfite ubushobozi nabikora ariko ubushobozi buri down. Ariko mbonye ugira cyakavuga ati mwana w'igihugu ukomeza utwike nabikora kabisa. Cyane ko hari n'abenshi baba bashaka kuyiyitirira usibye ko ntabwo babigera kuko igihangano narangije kucyandikisha muri RDB.
Okay, ngira ngo abashaka kujyana indirimbo Akabando murumva ko hariho ingufuri n'urufunguzo rwabo babitse. Akabando niwe dukomeje kuganira channel yacu ni Kami Media Production, ukanda subscribe ugiye mu gikomeje kubana Anitiaji nkuko bisanzwe. Turacyari kumwe n'Akabando tumubaza ibibazo bigiye bitandukanye. Ese Akabando warize? Ya, nabashije kwiga makeya. Wagarikiye mu kange niba atari ibanga. Okay, murakoze nagarikiye mu cyiciro rusange ariko ntago nakirangije. Tramatutsi na Rulindo. Ese mu masomo wize ni somo wageragezaga kumenya cyangwa se kumva cyane? Numvaga science. Science. Science yashobora kuba arimo za seti, za biology. Ikinyarwanda ntago wacyumvaga se? Ikinyarwanda ndacyumvaga nacyo ariko nyine nshatse kugira ngo n'abanyamahanga bumve ko kuri science ntwika. Mu byo kwisi Ikinyarwanda ni barakigaga hari isomo twajyaga twiga ry'amagora. N'amagorane urayazi? Mwarimu yajyaga dukwita amagorane kugira ngo twe twese no bikatugora. Nshaka kukubwira akantu kigorana ntugashobora gihe nkugeneye igihembo. Ngiye kuba akantu ugasubiremo rimwe ryonyine twagiye iryo giryo ryihorere. Ariko okay ndaza gusubiramo birumvikana ariko nanjye ndaza kugwira irindi gorane. Nta kibazo kabisa genda tayari. Iryo giryo ryihorere. Dusubiremo iryo giryo ryihorere. Urumva ko ari danger yatubwiye ko azi ibyansi yase ko no ku Kinyarwanda ni mubi cyane Akabando. Wowe wari kubango wankwita ngo nk'ikiye kibazo. Nagukubita nanjye gorane rikaze. Ntabwo ryananira. Ryakunanira cyane. Udusumutavuta. 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 Ibyo si byose. Yes, twaturi mu ruhande rw'Ikinyarwanda kabisa. Ubundi igihe cyose umuhanzi abagomba kuba afite n'amagorane kugira ngo najya no kwirimba ijwi rigende neza. Akabando mu by'ukuri wakoze indirimbo Akabando igira ahigera igindi ndirimbo uri guteganya yo ku ruhande rwa leta ni nkiye kugira ngo wenda abana duhaka pera nimba bishoboka. Indirimbo ziri mu gitabo za leta zitari zajya hagaragara harimo y'amatora y'ubutaha cyane ko umusaza mutekerezaho kenshi n'ubundi izina rimanza mu gitabo ni Kagame Paul. Indirimbo rero ndakeka ko 2024 numva ko nabandi gutwika n'ubundi abanyarwanda babizi ibyuya. Ya mbere ravuga ngo Kagame Paul watugiriye neza nge mbona uri ingenzi. Hari n'indi rero y'umwe n'ubwiyunge navuga ngo ubumwe n'ubwiyunge tugubaye twese abana b'abanyarwanda ingengabitekerezo tuyiha akato twunga abaruvuka twunga abanyarwanda. Murakoze cyane. Yes, ngira ngo Akabando impano yo arayifite ntabwo ariyo ashakisha mu by'ukuri. Ese Akabando bavuga ko ngo umwera w'ibukuru ukwira hose sibyo? Uwo mugani ngira ngo wavuzwe n'umunyarwanda. Ese mu by'ukuri iyo mpano yawe uyikomora kuri nde mu bantu mu gisekuru wenda kiwanyu? Burya rero bavuga ko umwana yivukira cyane ko ngende ikinege kuri data na mama. Ntabwo rero gusa mfite mama dogo wakundaga ibintu nk'ibi by'impano. Ajya ambwira amateka yuko yigeze kujya kwirukanka kuri komine akaba wa mbere supre prefecture ya Kigali ngari kamuhemba imashini doda ariko we ko hari ukwirukanka. Handi rero nyirasenge wa data bambwira ko nawe yajyaga aririmba mu ibintu bya bara ya komine gutyo ngo muri animation ibintu bya kera byo kuri leta yatsinzwe ariko naga akabasha gushimisha ira leta. Ubwo no kuvuga ngo byanga byakunda impano yawe harahani komoka. Uwo muntu kabisa no kuzamushimira ikigaragara cyishobora kumuvomaho ubumenyi siko bimeze. Ese mu by'ukuri Akabando umuhanzi ubumva ukunda mu bijyanye n'izi ndirimbo za leta ese ashobora kuba hari sinzi wenda ukunda uhe muhanzi cyangwa abahe bahanzi? Babaye benshi se. Hari abahanzi benshi ariko nge nshaka kumbwira umwe. Umuhanzi nkunda cyane kandi umuri impande ndetse akabasha kunamagara akamvugisha ni Intore Tuyisenge. Yego. Ese hari indirimbo Tuyisenge wabuze? Bikaze cyane nzihora. Niba indirimbo Tuyisenge uzi se wadutwikiye wenda? Murakoze cyane. Indirimbo Tuyisenge nzi ayifatanyije na Senderi cyane ko ari inshimisha ibidakwiriye. Yitwa ibidakwiriye. Ese wadukubitsaho nk'akapera wenda kuri twumve niba koko umukunda byanyabyo? Yego. Ibidakwiriye nimbibona nzabivuga
kuko ibyo Kagame yatugejejeho nabisenya ndeba we oya kirazira. Yewe Akabando mwamwumvise kabisa, impano arayifite kabisa, arayizingatiye. Akabando niwe dukomeje kuganira, muracyari kumwe na Kami Media Production kuri YouTube channel, mbashishikariza gukanda subscribe. Mu byukuri Kabando, mbere yuko dusoza ikiganiro cyawe, ngira ngo hari amagambo make wavuga ushimira abafana bawe n'uburyo bajya bagukurikirana buryo dusoza. Ya, abafana bandi ndabashimiye cyane, umve ko mbahoza ku mutima. Ikindi cya kabiri numva ko mbese bajya bahora bavuga ngo ese Esperance ya Kabando cyangwa se batanekerezaho bakavuga ngo Bugesera na Kakabando. Ya, ndumva rero nabashimira, sinabona icyo mbitura ahubwo nzabitura indi nganzo. Yes kabisa, Kabando azabitura inganzo. Akabando ese mu byukuri wagushaka ntago yakubona ku mbuga, hari Facebook, hari Instagram, hari na Twitter, ese ubundi ku rubuga ugaragaraho n'uruhe? Nago narubuga njya nkoresha, nyine ndacyari umuhanzi uciriritse. Avuga ko akiri umuhanzi uciriritse, ese hagize nk'ugwaye impano yo kugufunga izo mbuga wamwitura iki? Ya, hagize nk'umuntu untera ingabo mu bitugu, mbese naba nk'abandi ba star mu gihugu, inshuro nyinshi nanjye najya mbasha no kubandikira, najya mbasha no kuganira, mbese najya nanjye njya ku rubuga nyine nka chatting. Yes, mu byukuri naha dusoreje ikiganiro twagiranye na Akabando. Abenshi ngira ngo muri kumubona ndetse muranamwumva, abamushaka yababwiye aho mwamukura. Mu byukuri dukomeza kuzagenda tubagezaho andi makuru y'ibyamamare bigiye bitandukanye, tunababwira ko mwakanda subscribe kuri channel Kami Media Production. Naho butaha, ciao ciao. Wow. Kami. Habyo